Murakaza neza kuri Legacy Talk aho tubagezaho inkuru zizewe kandi zicukumbuye. Uyu munsi tugiye kubagezaho urutonde rw'abasitari bakoze ubukwe abantu batabyifuza nyuma bikarangira babakunze. Kora subscribe niba utarayikanda. Couple ya mbere rero ni Aga na Miki. Miki yavuzwe mu nkuru nyinshi n'umu ex we witwa Regis, aho bashyiraga kuri YouTube channel yabo inkuru zitandukanye z'urukundo rwabo ndetse bari bafite abafana benshi. Gusa ntibyabakundiye. Miki byavuzwe ko yihakanye Regis ndetse bamubaza no muri interview akamwihakana ko batigeze bakundana. Gusa amafoto bagaragazaga ndetse n'ibiganiro bakoraga byagaragaza ko bakundanaga. Gusa nyuma y'iminsi mike haje kwaduka uyu musore witwa Aga baza bavuga ko ari mubyara we. Gusa nyuma biza kurangira bakundanye bajya mu murenge ndetse bakora ubukwe bwiza cyane, aho n'abantu benshi batabyumvaga bumvaga ko bazashwana kandi bavuga ko Miki ari isasu batazashobokana, ariko Imana irigaragaza yereka abantu ko ibikorwa by'Imana biruta cyane amagambo y'abantu. Miki rero na Aga bakoze ubukwe bwiza cyane ndetse bagira abafana benshi, aho abantu benshi babatwerereye ndetse barabutaha. Bavuze ko harimo ubukwe bwa mbere bwabaye mu Rwanda kandi koko bwagaragariraga amaso kuko bari bambaye neza ntawabishidikanyaho. Couple ya kabiri rero ni Katia ndetse na Adonis. Aba nabo batejwe amabuye menshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho Katia bamuporopoje ariho bashyize ku mbuga nkoranyambaga batangira kuvuga abakobwa bose bateretanye na Adonis, bandikira Adonis batera komanteri ku mafoto yabo ndetse biba intambara cyane, ariko uyu mukobwa yabihagazemo gitwari akazajya basubiza cyane rwose ndetse akabasengera ndetse rwose byarangiye neza kuko aba bombi bakoze ubukwe bwiza cyane bubereye ijisho kandi rwose byagaragaraga ko harimo amafaranga. Nubwo nyuma bavuze ko batagiye mu murenge abantu benshi babatera amabuye, ariko rwose nta kibazo Katia yari abifiteho cyane ko akunda umugabo we cyane kandi rwose aramushima. Couple ya gatatu rero ni Ketchup ndetse n'umugabo we. Ketchup n'ubundi uyu mugabo bari barabyaranye umwana wabo w'umuhungu, bamarana imyaka 8 batabana. Gusa umugabo we yaje gufata umwanzuro aramushaka bajya mu murenge, ariko abantu ntibumvaga ko ashobora gushaka Ketchup kuko bari bazi ko Ketchup ngo ari indaya, ariko ni imivugire y'abantu kuko Ketchup yari umwana mwiza kandi ibi byemejwe n'umugabo we, ariko abantu bakomeza kubihakana bavuga ko batazarushobora. Ariko Ketchup rwose yabyaye n'abana 3 b'impanga kandi ubona basa neza. Couple ya kane rero ni Isimbi Model n'umugabo we. Isimbi Model ari mu kiganiro Isimbi TV yatangaje ko abantu benshi bari bazi ko batazashakana n'uyu muzungu wo muri Israel kuko bumvaga ko bitashoboka. Gusa yatangaje ko Imana ibitangaza yamukoreye nta handi hantu yabibonye kandi ayishima cyane. Yavuze ko Imana yamukoreye ibitangaza atazibagirwa. Abantu bateraga imijugujugu Isimbi Model bavuga ko atazi icyongereza cyane ku buryo yashobokana n'umuzungu ndetse bamubwira ko umuzungu amushakaho kuryamana gusa ariko batazashakana, ariko ibyo byose byanyuranyije n'umugambi w'Imana kuko yakoze ubukwe bwiza cyane bubereye ijisho ndetse mu murenge wabonaga ari abantu bakundanye kuva kera kandi rwose baziranye. Kandi icyo gihe Isimbi Model yambariye n'inshuti ze byagaragaraga ko bamushyigikiye kandi rwose abonaga bisa neza. Ndetse icyo gihe Isimbi Model yatangaje ko aribwo ibitangaza bimubayeho atazabyibagirwa, ashima Imana cyane avuga ko Imana ari byose kandi ko nta cyatandukanyira urukundo, ariko abantu bo ntibabyumvaga bavuga ko atanabyara. Gusa ibyo byose yabyirengeje ingoyi arabyara umwana mwiza cyane w'umukobwa. Couple ya gatanu rero ni Shizzo n'umunyamakuru Tesi. Iyi couple yavugishije abantu benshi cyane ko Shizzo yari yaravuzwe mu nkundo nyinshi harimo n'iya Alia Cool, aho bavuga ko bakundanye kandi Alia Cool yarabyemereye mu kiganiro yaje kumufata mu kibuga cy'indege. Ibi rero byavugishije abantu benshi bavuga ko Shizzo nta kindi akurikiyeho umukobwa uretse kumukorera ibyo abandi bakorera ubundi agahita amujugunya. Ibi byose ariko ntibabirengeje ingoye, aho bagaragaje ko bakundana urukundo
Rwacyane bakoze ubukwe bwiza cyane bashima n'Imana. Mwakoze cyane kubana natwe, kanda subscribe niba utarayikanda kugira tubashe kubana mu bindi